Amen. Yesu nashimwe cyane. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nongere kubibutsa yuko iri teraniro ryakabaye ejo ku cyumweru, ariko turarishyize uyu munsi kugira ngo gahunda z'ejo nazo zizakorwe neza kandi tuzibonekemo nk'abo zireba abanyagihugu, kandi bagomba gukora ibyo bagomba gukora kugira ngo tubibemo nyine nk'uko natwe twabibayemo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo buri muntu wese ahaguruke umwanya muto, umwanya we, hanyuma babwire icyo tugiye gukora. Ubundi gahunda zo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994 zizatangijwe ku itariki 7, niko biteganyijwe kandi niko biri, ariko turi hano muri teraniro n'ubundi twamaze kwinjira muri icyo gihe, muri icyo kirere, muri ibyo bihe nyine. Ndagira ngo rero tumare umwanya buri muntu wese ahagurutse ahaye agaciro abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994, hanyuma minota mikeya tubibuka tubahaye agaciro, hanyuma dukomeze n'ibindi. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo mwicare noneho mugubwe neza. Uyu mugoroba ni umugoroba mwiza w'iteraniro ryacu nk'abera, ariko bibaye mu buryo budasanzwe bitewe n'ibihe bihuriranye. Umunsi w'ejo ku cyumweru, ngira ngo mwagiye mubona minisita ubumwe avuga yuko gahunda zizatangira saa 3, gusenga rero ugomba guhera saa 3 gusubira hasi mu masaha 12 saa moya, abasenga bagasenga icyo gihe. Ariko twe twarabye dusanga aho ngo tugora abakristo bashaka n'inzira, bitewe ko n'inzira zimwe zaba zifunzwe bitewe n'abashyitsi bari mu gihugu na gahunda zirimo. Turavuga ngo iteraniro turizane ku wa gatandatu dusenge uno munsi, hanyuma ejo tubone gukurikizaho gahunda zikurikiyeho mu midugudu hirya no hino uko byagiye bitegurwa aho dutuye, hanyuma dufatikanye twese nk'abanyarwanda kwibuka abacu. Rero niyo mpamvu uyu munsi iri teraniro ni iteraniro ryari ku ejo, ariko twarishyize uno munsi. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Gutekereza kubaganiriza ijambo ry'Imana ry'uno munsi, ubwanjye nabanje numva nganirizwa, numva ndaganirijwe cyane. Burya mbere ko ufasha abandi urabanza ugafashwa. Mbere kugira icyo uha abandi urabanza ukakigira wowe. Atari gutera waraza, atari kuvuga amagambo y'inyuguti nsa, ahubwo ari ukuvuga, ari uguhumeka uko Imana ishaka, kandi ukavuga uko Imana ishaka, ukabwira ubwoko bw'Imana icyo Imana ishaka kububwira. Amen. Ngewe rero numvise nganirijwe cyane ku nshuro ya 30 twibuka twiyubaka. Nakuze numva baca umugani mu Kinyarwanda ngo usenyurwe bamutiza
bamugira gute? Mujye mubivugaga abana babyumve. Aba bantu nabwo ko hari umwana umwe w'iwanjye wabonye ihene aravuga ngo dore urubuga rwakuze. Rero abantu nabi Kigali n'imigani y'imigenurano ntabwo bajya bayimenya. Usenya urwe bamutiza ariko se uwubakorwa. Haleluya. Haleluya. Kubakwa rero wiyubaka, kwiyubaka gukoresha imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, ndetse ugaharanira kubaho kandi ugaharanira kuba uriho ugaragara ufatika, ndetse byaba na ngombwa ukaba icyitegererezo. Yesu nashimwe cyane. Dushimye Imana rero kuri inshuro 30 mu Rwanda rwacu kubw'amateka y'ibyatubayeho, twibuka abacu bagiye. Ariko ijambo ryiza ngo twiyubaka, bwira mugenzi wawe ngo wiyubake, wiyubake. Haleluya. Wiyubake, twiyubake nk'Abanyarwanda. Kandi narajyanywe rero giye mbona iryo jambo ryitwa kwiyubaka, Uwiteka Imana yari hiri ariho umugisha, mbona twaruyubatse pe. Ukebutse ukareba u Rwanda mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi 1994 ukarureba ubu ngubu, ubona u Rwanda dufite ahantu twavuye kure tugera ahandi kure. Dukomere Imana amashyi kuri icyo kintu Imana dufashe. Bivuga ngo Imana yatugiriye neza kandi yaragarutse itugarukaho, iradukomeza, dukora ku maso, turakinguka, turahumuka, tugira ubwenge, tureba kure, tugira ibyo duharanira kandi byinshi tubigeraho. Harimo n'insengero nk'izi ngizi. Dusohoza isezerano ry'Imana. Imana yavuze iragikora, kandi iyo urusengero nk'uru ruri mu gihugu ni icyubahiro cy'igihugu. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa se ni icyubahiro cy'Imana mu gihugu. Siko bivuze neza? Icyubahiro cy'Imana hehe? Tugashima n'Imana natwe ubwacu. Icyatumye Imana ituzigama ko ari kugira ngo mu gihe nk'iki Imana dukoresha ibintu nk'ibi, igushyira ahantu nk'aha. Ongera umbwire umwica mvuye ngo ushima Imana rero, kugira ngo Imana ikwereke ibi nabyo. Nanatekereje no njyanywe gutekerezwa, ndavuga ngo iyo nza gupfa nkaba ntakiriho, nta mabishopu ntiyari bumenye. Nakoze amenya ko rugamba waho bari abahungu n'abakobwa ureba ntibari kuzabaho kuko bari muri njye. Niba rero turiho, ndiho, nawe uriho kuko ndiho. Haleluya. Haleluya. Ukuri. Harabonzi tuziranye hano kera. Bivuga ngo Imana yaratuzigama, Imana yaraturinze, kandi dusigira kugira ngo mu gihe nk'iki yongere yigaragaze nk'Imana. Ikora uko ishaka, irigenga. Nushinga urubanza iza gutsinda nk'uko yatsinze Yobu. Haleluya. Gusa yarangije avuga ngo nubundi ntabakuburanya ngo gutsinde. Haleluya. Wa Mana we, uzakomeza kwitwa Imana yanjye. Ndagira ngo rero wiyubaka utekereza cyane iby'Imana yakoze. Duha agaciro bacu, ariko twiyubaka kandi dutekereza ukundi kuntu kuruta uko twagatekereje. Tuvuga ngo ese nkuba hagize ugaruka akakubaza ngo mbese aho nagusize wiyunguye uhe mukono, wabaye intwari ute, warwanye intambara gute kugira ngo utabikoza soni mu muryango, wowe wasigaye, wowe witirirwa. N'abagiye bakijijwe bagarutse basanga abasigaye, kandi dusenga Imana babona ko hari icyo twakoze.
twubatse insengero nziza, haleluya. Abantu benshi barakijijwe, baramenye Imana, abanyabyaha barihannye, babatijwe ari benshi, bakabona ko Imana itahombye ahubwo yungutse. Rero Imana yacu ibyo yakoze ni byiza kandi n'ubu iracyabikora. Inyibutsa rero isezerano Imana yavuganye n'abanyarwanda muri za 1967 ivuga ko u Rwanda ruzaba umucyo uvira amahanga. Ntabwo twari tuzi ko natwe tuzarasirwa n'umucyo tukagubwa neza, tukaba igihugu cy'Urwanda kikabaho, none kiriho kiraganje. Ngenda mu muhanda nkabona amatara yo hasi muri kaburimbo, nkabona ahantu hose ni amatara. Iminsi yashize nari muri Kenya, ni ukuri kw'Imana mu mujyi, mu mazu maremare, yewe ntabwo twagira amazu maremare ngira ngo angana nariye, ahubwo ugasanga hasi ni ibiziba, ibihanda byarapfuye, amashanyarazi arabura amashanyarazi, ni ukuri kw'Imana. Hari ahantu nadodesheje agakote, ngiyeyo umuriro umburira unzimiraho, Mana kumanuka bacanye za gatoroshi, dore ndavuga ni mbega igihugu, sha genda Rwanda uri nziza, yo utatse amahoro, ibyiza bigutatse Rwanda. Ariko nsanga ni umutetorata, iyo batarakuniga ugaramye ugira ngo ibintu byose biri aho byakurengera. Ntambara bazi ni ibintu bya shababu bizo bikajya cyo bikarangira. Ariko twanyuze mu mutuku, tunyura ahantu habi, bituma tugira ubwenge, duhara amagara yacu, tugera kure cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka nkubwire, utaramenya ko aha hantu ari heza, havuzwe n'Imana kandi hakozwe n'Imana, azanyaruke ajye hirya gato, uzaga kuvuga uti ni ukuri, uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Reka rero twiganire ku ijambo ry'Imana. Ese mwari muzi ko Imana ikomeje gukora ibindi? Haleluya, haleluya, haleluya. Imana igiye gukora n'ibindi. Umubabaro n'umuruho no gukubwa n'isi na Satani byatumye Imana ibireba ko irangije ivuga ijambo kandi irariherekeje, irarishyigikiye kugira ngo irisohoze. Kandi abazasohoza amasezerano ni twebwe Abanyarwanda. Muvuge ngo amina cyane. Wenda amahanga hari abazaza ku munsi w'ejo, bazaturuka hirya no hino, abaperezida b'ibihugu n'andi madelegasiyo anyuranye, ariko bo bazaza kureba ibyacu n'ibyatubayeho, bazajya hariya ubwibutso. Ariko twebwe ba nyirabyo tugomba kubyumva cyane, bikaduha kuba intwari cyane, ndetse no gukoreshwa ibidasanzwe. Kandi uko tunyura habi hatugeza kure, nako Imana ishobora kutugeza kure umwana w'umuntu atatekerezaga. Turi kumwe? Imana ibaha umugisha. Dusome ijambo ry'Imana rero, ibice 14 uhereye ku murongo wa 7 kugera ku 9 muri Yobu. Igitabo cya Yobu, ibice 14 umurongo wa 7 tugeze ku murongo w'9. Erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen, amen. Yeremiya ibice 31 murongo wa 1 tugeze kuri 4. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 31 murongo wa 1 tumanuke tugere kuri 4. Uwiteka aravuga ati, icyo gihe nzaba Imana y'imiryango ya Isirayeli yose, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Uku niko Uwiteka avuga ati, abantu barokotse inkota baboneye ubuntu mu butayu, ari bo b'Isirayeli, igihe nari ngiye kubaruhura. Uwiteka yambonekeye kera ati, ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho,
nicyo cyatumye ngukuruza ineza yanjye nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isirayeli we. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Amen. Amen. Turangize mu Efeso ibice 6 umurongo w'10 tugere ku 13, ubundi tuganire nkuko nahawe kubaganiriza. Efeso ibice 6 10 tugeze ku 10. Ibisigaye mukomereye mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Aya magambo nahawe ko tuganiraho. Tuganirijwe ku giti gifite ubuzima, igiti gifite amatembabuzi, igiti cyakuze, gifite amashami, gifite cyera imbuto, ndetse kigirira nyiracyo akamaro. Nyiracyo akakirata, nyiracyo kikamunezeza. Ariko twabwiye ngo iki giti ngo hari igihe gitemwa kigakurwaho. Iki giti nakigereranyije nuko gishobora gutemwa kigatemwa n'umwanzi, nyiracyo yagikundaga, yagishakaga, cyangwa se yakibonaga ari cyiza, ariko umuntu akaza akagitema, nyine akagirira igomwa akagitema kikagikuraho, bigatuma nyiracyo agira agahinda n'umubabaro. Iki giti rero ngo nubwo kiba gitemwe kigakurwaho igihimba, amashami akagendana nacyo n'imbuto zacyo bikarangira, iki giti ndetse ngo kigahura n'akaga n'amakuba n'izuba rigacana, ngo imizi yacyo n'igishyitsi cyacyo ngo bikuma, kandi bikumura mu butaka, mu ivumbi, ahantu hatari ubuzima, hatari amazi, ngo kigakakara rwose. Ngo iyo iki giti cyongeye kumva amazi, ngo kirongera kikabaho, kirongera kigashibuka. Yesu nashimwe cyane. Ngo ndetse kikagira n'ibitontome byinshi, kikera imbuto ziruta iza mbere. Nagereranyije kera, hari ukuntu abanyarwanda bajyaga bahinga ikawa. Hari akarimbo kajyaga bavuga ngo muhinge uhinge ikawa, uhinge na piretre, ndetse nshuti utibagiwe n'ingandurarugo. Ingandurarugo ni ibishyimbo n'imyumbati. Ariko hari ibihingwa ngengabukungu. Mu bihingwa ngengabukungu harimo igihingwa cyitwa ikawa. Ugatera ikawa igakura, ikagera igihe ikera, ariko iki gitarwa cyageraga igihe kigakura cyane, kiba kitakera imbuto. Nyiracyo rero abagoronome bavuga ngo iki giti nushaka ko cyongera kugira imbuto nziza ndetse ziruta iza mbere, ngo ugiteme. Bagatema ibiriya biti by'ikawa, bimwe bakabicana, bakabubakisha urugo kugira ngo wenda inka zidagira gute, cyangwa se bakabikoresha ibindi, bikaba ibiti byo gucana. Cya giti batemye, uje ugasanga umugabo yakase ibiti by'ikawa ze, wavuga uti si uyu mugabo ni umusazi, ariko we abazi icyo akoze. Kandi igiti cy'ikawa ntabwo wapfa kugitema igihe icyo ari cyo cyose, hari igihe cyo gutema ikawa. Ibi byashaje bigakurwaho, hanyuma ikawa zikongera zigashibuka, maze rero zikawa iyo zigiye kwera zera cyane kuruta ubwa mbere. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya yatubwiye rero ngo iki giti cyumvise amazi cyongera kigashibuka, ngo kandi kikagira amababi y'ibitontome, kikongera kikagira umumaro, kandi kikaba cyiza kuruta icya mbere. Reka mbabwire inshuti zanjye, nabwiye ngo mbabwire ngo haleluya, Imana abanyarwanda yaratwubatse, kandi twashibutse nk'igiti cyari cyatemwe. U Rwanda rwari rusa nk'urwa rwazimye, ndetse twahuye n'akaga n'amakuba n'ibyago, kugeza igihe umwana w'umuntu avuga ngo ese u Rwanda ruzongera rubeho, amatara azongera yake, amasoko azongera abeho, insengero bazongera binjira mu rusengero, abatambyi baboneka hera. Twari tumeze nk'igiti cyatemwe, ariko hari icyo Imana yakoze, muvuge ngo amina cyane. U Rwanda rongera rurashibuka, tongera rongera ribaho, abatambyi turongera tugira umurimo.
abaririmbyi barongera bararirimba, abakristo bongera baraboneka, imibatizo irongera ibaho, igihugu kirongera kibaho kiragendwa. N'ubu ejo n'ukuri muzakurikire murebe, amahanga arahuruye kandi ntago aje kureba, ahubwo aje kwifatanya natwe mu byo twahuye nabyo kandi twigobotoye kubw'imbaraga z'Imana yacu natwe ubwacu. Ukibaza ngo biba barihe, ariko ntago tubibashyizeho, ni ibyacu, ni Imana yacu, ni nayo yatugiriye neza, tuyihereze icyubahiro. Muvuge ngo amina cyane. Iki giti kizongera gishibuke, kibeho, nusigara ari umwe azabyara barindwi. Ikindi gikurikiyeho, gushibuka kw'igihugu cy'u Rwanda, gushika ku banyarwanda, gushibuka kw'itorero ryashibutse neza. Rekaze mbaho urugero, mwebwe ahandi benshi baracyari bato. Revera 1994 insengero zari mu Rwanda, n'ubu ngubu insengero zihari inyinshi niziriho ubu ngubu, kuko no mu batambye icyo gihe bariho, njye sinari ndimo ariko ndiho. Nubwo harabagiye, Imana yashibuye benshi, nuba abahanuzi mwuzuyemo hangaha. Duhereze Imana icyubahiro. Rero nabwiye ngo mbabwire ngo twiyubake dutekereza ibyiza cyane Imana yadukoreye nyuma y'umubaro no kunama gukabije ndetse no guta agaciro. Mu by'Imana yavuganye natwe 1996 na 7, Imana yavuze ngo inkuru mbi aho yageze ivuye i Rwanda, aho umunyarwanda ari ikivume, ari abicanyi, ari inkoramaraso, ngo ni inkuru nziza izagera ivuye i Rwanda. Bene da, ubu uramutse uvuye ukajya amahanga ukavuga uti genda umunyarwanda, baguha agaciro kenshi. Ariko minsi yashize barakubaza ati niko utorotse gereza cyangwa? Imana yahinduye amateka. Uvuge ngo Imana yaduhinduriye amateka. Yamaye, Imana yahinduye amateka. Giti cyarashibutse. Shima Imana ko ababonye u Rwanda rupfuye nari ndimo, n'ababonye u Rwanda ruzima mpari nkibireba. Reka mbibabwire n'abatabizi babimenye, n'ababikinisha mukina n'Imana. Mugabo acirira imbwa, akayishyira hariya akayigaburira, yamara kuyigaburira imbwa igakura. Ariko iyo usanze iri ku irembo rya nyirayo ukayitera umugeri ikamoka, uba ushaka nyirayo. Aho kantu murakumvise se ubwo? Ukubita imbwa, utera umugeri rero umunyarwanda aba ashaka data wa twese watumye tubaho. Ugira ikibe agutekereza gukorera, abacokoza Imana cyane, kuko turiho isi itabishaka, Satani atabishaka. Ariko Imana kuko yabigenje neza tukaba turiho, Imana idushyize hejuru cyane. Niyo mpamvu n'ugira ishyari ntacyo azadutwara. Yampaye muvuge ngo amina cyane. Genda ahera mpagaze mu ijwi ry'ubuhanuzi, ntacyo uzaba humura. Uriho kubw'ubushake bw'Imana, ntariho kubw'umuntu, ntabwo uriho kubw'umuntu, ntabwo ari amahanga akubeshejeho, ni Imana yonyine. Ahubwo nzategeka amahanga aza kwikubita imbere akubaze ngo habari gani, umubwire ngo muzuri sana. Bibiliya yatubwiye ngo yatuzaniye abayuda Imana ibasubiza mu gihugu cyabo bagambiriraho ibyiza, ivuga ko izabigenza. Ndabanga abantu nubwo bishwe bakaborabuzwa bakicwa nabi hirya no hino mu isi, ngo ariko nzongera mbatera imbagira ubwoko kuko mbasubize mu gihugu cy'iwabo. Yavuze ibintu bibiri muri Yeremiya twahasomye. Yaravuze ngo bahuye n'akaga ku buryo bubiri, bahuye n'inkota bahura n'ubutayu. Ngo ariko aho hantu hose narahabaye ndi Imana. Uwarokotse inkota azabaho kandi nzamusubiza mu gihugu kandi nzamugira umuntu ukomeye. Uwarokotse iyo mu butayu ntagweyo, ntiyicwe n'izuba, ntiyicwe n'imvura, ntiyicwe n'akaga n'amakuba, ntiyicwe na mugiga yica.
nkamugeza mu gihugu cy'isezerano. Haleluya. Kubw'umugambi wanjye mwiza nzongera kumwubaka kandi yubakike. Njya ndeba azenguruka nkareba, burya rengeye ngenda Imana igenda inyigisha ku tuntu twinshi. Ukareba inzu zifite ibisenge bitumbaraye, ukareba amazu ameze ukuntu, ukabona ku bundi ibi bisenge byabagahe, aya mapura yabagahe, muvuge ngo byabagahe, byari mu Mana, yarabituzaniye. Numara kubaka inzu nziza cyane ifite igitwe gisongoye ukayirya mukayigaramamo, ukibagirwa Imana, uzadiringa nayo kuko iracyari ku ngoma. Numara kuba mu rusengero nkuru, haleluya, ntukorera Imana neza ngo uvuge utari ku Mwami. Koko turaba gusengera mu rusengero nkuru, tutari mu rusengero rufite amadirishya ameze nk'amaso y'abantu. Kera ni ukuri kw'Imana bubakaga insengero bajya kwihidirisha, idirisha rifite santimetero 20 kuri 20, ku buryo ushatse no kunyuramo utanyuramo. Kaze uyu muntu yubakiraga Imana, yubakiraga iki? Ariko reka nkubwire, bucya Imana yungura. Imana yaratwunguye, muvuge ngo amina cyane. None Imana yatugiriye neza, yaratwubatse turubakika, tugira viziyo yagutse. N'abateye imbere baraza bakatugeraho bagasanga hari icyo Imana yakoze, kandi si mu mubiri gusa, no mu mwuka nuko. Haleluya, haleluya. Uretse ko nanone inkubiri n'inkundura bya Satani biracyahari, ntimwirare, kuko Satani arakora kuzageza igihe azajugunywa mu nyanja y'umuriro n'amazuka, rwo rupfu rwa kabiri. Bibiliya yatubwiye rero ngo yemwe abarokotse inkota, mukarokoka ubutayu, mukarokoka agahinda n'umubabaro n'ubupfubyi n'ubupfakazi, Imana ikabazana ikabasubiza mu gihugu. Twebwe nk'Abanyarwanda yaratwubatse turubakika. Mfite umusaza yitwa Kanyemera, ari hariya mu Bugesera, ngira ngo mu muryango ashobora kuba ari nka sogokuru, zero kadahari hano. Yaramaririje burundu asigara ari umwe. Hari amazu babateguriye rero babarereramo hariya mu Bugesera. Ndavuga nti ni ukuri n'uwasigaye afite amaboko meza arimo, kandi n'Imana yabikoze kugira ngo Imana ishyire umutima mu muntu cyangwa mu bantu abo nabo bibukwe. Haleluya, haleluya. Kandi aho bari bafite byose, bayitabwaho. Nubwo nyine nta kikurutira umwana, nta kikurutira umugore, nta kikurutira umubyeyi, ariko bo bariho bafite ubuzima. Icyo nacyo rero ntabwo twabara kugishimira Imana tuvuga ngo Mana warakoze ko watwaguye uburyo bwose ukaduhungura ubwenge buhanga no kumenya, kugira ngo nusigaye abeho. Mbwira mugenzi umwicaye ngo uriho kandi uzabaho. Imana iravuze ngo yarakubatse kandi iracyakubaka kugeza igihe wubakitse. Iyi Imana ivuze ngo kugera igihe wubakitse, ni ukuvuga ngo nta n'uwanyeganyeza ngo bikunde. Haleluya. Reka mbabwire rero, u Rwanda Imana yararwubatse. Mu buryo bw'umubiri yararwubatse, no mu buryo bw'umwuka yararwubatse. Twibuke ariko tunezezwa n'uko Imana yatwubatse. Mushima Imana yatwubatse tukongera tukubakika. U Rwanda rurubatse kandi rurubakitse pe. Amen. Ntago turi insuzugurwa, ntago ducishijwe bugufi n'ibyatubayeho, ahubwo dushyizwe hejuru cyane. Niyaducishije mu muriro kugira ngo turusheho kuvamo dusa n'izahabu. Ufobye ibyo azarubarana n'Imana, kuko kwiza kwadushoboje ibyo kandi kugakora ibyo ni gukomeze kubane n'Abanyarwanda n'abera b'Imana muri rusange. Amen. Haleluya, haleluya. Huye mbabwira ngo tuzajya mwijoro akabana tutarajya yose nituraha. Bizakubuza gukubitwa no kugeragezwa, ariko uzacebukure Imana yakoze ibyejo hashize,
uvuga uti niki na kiragikora. Haleluya. Kandi igitumye kiriho nuko uri muri gahunda y'Imana. Hari ibyo Imana itarakora ku buzima bwawe. Niyo mpamvu burya ritararenga ntukarivume. Ritararenga hari icyo Imana yakora. Nzongera kukubaka rero kandi uzaba wubakitse Rwanda. Bakobwa b'i Yerusalemu, bahungu b'Abanyarwanda mwese, Imana igiye kongera kububaka, iracyabubaka, iracyatwagura. Muvuge ngo amena. Shobundi narasenganye sengana n'umuntu avuga ati Bishop, Imana iravuze ngo ugiye gufungura amatorero mu mahanga. Ntiritayaba yari yarabitubwiye. Kandi wasanga utabyemeye. Wasanga utabyemeye tamva amahanga se yaheye yakure noneho nta nubwo ari naha hirya Tanzania cyangwa ntagari nje yapanda hano hirya wapi kure. Muvuge ngo kure. Twe dufite inkuru tuzajyana. Twabonye Imana igenda n'amaguru. Twarayibonye. Ngo nutabana ntyoza ntumenye no kuvuga byinshi, uzavuga iby'Imana yagukoreye wowe. Icyo cyonyine kizatuma izina ry'Uwiteka rishyirwa hejuru. Muvuge ngo amina cyane. Nari mbasagongeje ku masezerano yacu. Saya Betesida se ntago nzajyana Rugamba Church, nzajyana Betesida Holy Church. Hehe mu mahanga. Ninde natuma? Olivier, uri tayari? Haleluya. Aba missionnaire muri tayari? Abari tayari muvuge ngo turahari. Ayiwe muvuge ngo turahari turi. Imana ishimwe. Ikindi nongera kubabwira niki? Mwuka Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nibyo mutarabona mugiye kubibona. Kwiyubaka, uriya muntu yarahumekewe kandi byaturutse mu kanwa keza k'umunyarwanda wahumekewe kandi watumwe n'Imana nawe. Twibuke twiyubaka. Kwiyubaka nta kindi ni ugutekereza neza gusa. Ibijyanye no gusohoza ibyo watekereje si ibyawe, ni Imana izabikora. Muri iri teraniro ndagusaba gutekereza neza. Ntuzongere gutekereza nabi. Ngese mama byangeraho byakugeraho nyine. Ubifite ntiyabivukanye. Haleluya. Beneda abari hano wenda si benshi ariko barahari. Ninde muntu utuye mu mugabane wa sekuru? Baba Zuzu uri kwa sogokuru aho utuye haga. Icyo ni ikimenyetso rero iyagutuje i Kigali kandi mu nzu tubatse kandi uyirimo. Nyira yabahehe yarayubatse arangira agenda uyijyamo. Hari ibintu Imana igiye gutegura tubijyemo. Yavuze ko izatugirira neza, izatwubaka tukubakika. Rero mu bubakitse uvuga ati nanjye ndimo. Nibyo itarakora iri muri gahunda. Imana ntisinzira iri mu kazi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Rwanda, Imana igidukopeza katwereka. Nasubiza uko nabonye ikibuga cy'indege aho kigeze hariya cya Bugesera, ndeba stade Amahoro. Ariko abajya bayireba ni bande? Mugire muri cyangwa murebera inyuma gusa. Yamaye ejo nisuzuko marayicanye mbona iratse. Yamaye. Iruhande rwa Arena Beka twirwa tujya kureba Israel Mbonyi. Bureka Israel Mbonyi ntiwamubaza genocide ntayazi. Urumva? Ariko nyine kubera ko Imana yagize neza afite ahantu hajya heza, natwe twajyayo tvuga ngo genda Rwanda uri nziza. Noneho ndabizana ndabikura byegeranya n'ibindi ravuga nta komana yanjye kweri. Buryo uzi kuri Imana ivuga kandi gasohoza. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hari Imana yajya ibira ngo nguhaye inka, kandi ngo nguhaye inka zizakamwa amata menshi. Ukibaza se nzazijyana Gishwati byaraze. Hirya ngaru Rubirizi barahatuye. Ubu sizi inka zizaje. Yewe ikubwiye inka ikubwiye naho ifite uzazitungira irahafite. Nguhaye inzu nziza ukareba
tese mama buriya ni mu biryogo, ni mu gatenga cyangwa ni mu gatsata. Umva, nyuma yaho hari ahandi utazi kandi heza. Icyawe ni ukwakira icyo Imana ivuze. Umwami nyiribihe arimo arabishyira mu nzira. Yampaye nzakubaka ube wubakitse Rwanda. Ubu rero ndimo nasenga Imana ngo mwami, uko ugenda ukora ibyiza, nanjye ungire mugari kandi ukomeye cyane muri byo. Muvuge ngo muri byo. Abana basigaye bajya kwiga muri Amerika, abana bati birirwa badusezera ahangaha, ndagiye rero bayi tugiye kwiga hehe mu mahanga. Kare kose se kwajyaga no muri Kongo wagaruka bati habari gani, unatoka wapi? Mbujimayi. Aho hirya. None ubu abana bacu biga muri Amerika, biga hirya no hino. Mana ishimwe. Ejo bundi muzi ko mama bamara tugatse nzajya muri graduation y'umwana. Hehe muri Amerika. Ngaho ibaze nawe, cyase igitangaza cy'Imana. Amaviza bayirunzeho hariyo bazagenda. Navuze ngo nuko ntabaherekeza, nta viza mfite, nabaherekeza nanjye nka muri cyo kubwira umwana tuti uyize neza mwana wacu. Haleluya, haleluya. Kandi wasanga ugize ishyari, n'abana bawe humura bazagenda. Kandi batanagenda dufite ama university international hano. Abanyamahanga basigaye baza kwiga mu Rwanda nkuko abanyarwanda bajya kwiga mu mahanga. Muvuge ngo Imana turinganije n'amahanga akomeye, yaratwubatse. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Cedric ajya muri abana bajya bigana hariya, bavuye muri za muza kure iyo hirya muri Afrika y'Epfo, hirya muri za Cote d'Ivoire, muri za Burkina Faso. Muvuge ngo Burkina Faso baraje kwiga mu Rwanda kuko hari ama university meza ari ku standard. Ubu ibyiza ntabwo bikiri by'amahanga, ibyiza natwe ni ibyacu, natwe biratubereye. Imana yaratwubatse. Muzamura amaboko mvuge ngo Imana yaratwubatse. Misi yashize sinzi umuntu wankopeje arambwira ati hano hashaka kubaka ibitaro. Abantu birwa bajya zahe, ngo bagiye mu Buhinde, ngo bagiye za South Africa, ngo bagiye za Kenya. Ibitaro ho gonya Afrika bose bazaze kwivuza hano. Muvuge ngo hano. Hako muvuge ngo hano. Nudahumekerwa n'utabataye ngo uhumekerwa, hari abari guhumekerwa kandi bagasoza umugambi w'Imana. Nibahabwa umugisha n'Imana. Muvuge ngo amina cyane. Aha. Uranye ndimo ndasenga ndavuga ngo hako ubundi kuki tuticara mu rusengero hasi. Umubwiriza butumwa yatinda tukamumanura agahita akamanuka kuri alitari agashiduka yicaye hirya bari kumuha icyayi. Batamuha iminota wayirangije. Muvuge ngo ibyo nabyo biriyo. Bakaguha 35 ukabwiriza barenza 7 icyuma kikagutwara. Umuyobozi gahunda ati rero buriya yari yarangije rero agiye hese bati arimo aranywa icyayi. Birimo technology nibyo utarabona nabyo biriyo. Haleluya, haleluya. Shoko zagira n'isengero mobile, tugafata urusengero nkuru ari decapotable cyangwa se dukuraho ibinyita tukazingazinga tugashyira mu makamyo, twagera nk'iyo ngiyo mu Mutara iyo mu mafamu tukaruzingura rukangana gutya, bakaza tukababwiza twanye tukaruzinga tugataha i Kigali. Mu buryo ibyo nabyo birashoboka. Yamaye urusengero mobile kwicaza nk'abantu bangahe. Umvaga ngo muri za Katari ngo hari se ngo hari jobone inyuma ya kira gikombe cy'isi cyahabereye ngo hari ama stade bagenguwe bayakuraho igihe cyayo ibyo kirangiye. Suko baka ngo bashinga amabeto bagira gute ukabizingazinga batya bakababizana no mu Rwanda cyangwa bakabijyana nk'Ikibungo cyangwa bakabijyana nk'Ibuzinga Njwiri, naho hakaba stade mpuzamahanga. Aho ni hisigeze. Natwe rero mu buryo bw'umwuka mureke Imana twubace kandi tuba twubakitse. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Nzongera kukubaka nawe uzabubakitse. Twavuze amagambo meza Imana yavuze. Erega hari ibyo Imana yibwira kutugirira kandi ni byiza nta kibi kirimo.
keretse Satani umwanzi w'ibyiza ujya uvanga, ariko nawe nubwo ari umurwanyi ariko si umuneshi. Satani utaratinye Yesu ngo amusange mu butayu majoro n'iminsi 40 atarya atanywa, amusanga ashonje afite inyota mu butayu, arangije aramwegera, muvuge ngo Yesu. Satani amwegera amwati ndabona ushonje kandi urenda nko gupfa, ubundi wafashe iryo buye ukarihinda umugati ukarya ko bifite ubushobozi. Avuga ati ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gu. Satani arakora, Satani aragerageza kandi agerageza isezerano ariko ntazaritsinda, arabeshya. Niba hari icyo Imana akuvuzeho ntacyo uzaba Imana itarasohoza icyo yavuze. Haleluya, haleluya. Abavuzweho n'Imana muvuge ngo amen twumve. Ntacyo uzaba rero. Kandi ukavuga uti ntago nahora n'umuhanuzi ngo ampisezerano reka da. Ahasi ntuza hano ku cyumweru. Aya magambo yose ni amasezerano y'Imana, Imana yaguhaye. Ntacyo uzaba rero. Izere icyo Imana avuganye nawe. No kugikora izagira gute? Izagikora. Imana ifite ibyibwira kubagirira. Byo twarokotse ari byinshi rero. Na coronavirus twarayirokotse. Ubu kandi murayibagiwe. Umunsi wadufungira mu mazu mu cyumweru cya mbere. Naravuze ni karabaye. Ahore. Ni imodoka. Ngo muzigume mu mazu. Akoze isi irashize. Nuko impanda y'Imana ivuga se. Abumvaga impanda ngatekereza nkavuga nti uwakoraga waryaga ruko yakoze igifundi ntu azapfa tu. Ndavuga nti iyi mirambo abantu bazayihamba gute? Mirambo y'inzara. Ariko Imana ishi muri corona nibwo abantu babyibushya amatama, twasubiye mu rusengero amatama ameze gutya, abantu yewe abantu barabyibuha. Hariho nababayeho neza cyane muri corona kuruta uko bariho corona itaraza. Reka mbabwire rero mukaga n'amakuba Imana iba yirwariza, ibishaka inzira, ibishaka uburyo tuzasohoka mu kigeragezo abantu tubatangaza. Muvuge ngo amina cyane. Tugiye gusohoka. Muvuge ngo tugiye gusohoka. Yamaye. Ugiye gusohoka. Genda umuhanuzi. Kubw'ikibazo twavuyemo Imana igiye kudusohora dufite ijambo. Kandi umuntu atureba avuga ngo nuko mumeze se, nuko musa. Kandi wowe ni wowe ndimo mbwira. Ibisigaye rero mukomerere mu mwana. Wowe ukiriho komerera mu mwana. No mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mu bushobozi bw'Imana yacu yongeye kutwubaka, yongeye kudusigaza, yongeye kuturinda. Kandi uhereye kera imyaka baye 30 si ukurokoka kimwe cyangwa 2 cyangwa 3, hari byinshi twarokotse tugeje aya magingo. Na malaria warayirokotse. Yamaye. Uzikara abantu bateraguye ibyuma bakabica bagapfa, bashaka gutwara telefone iPhone kamukubita icyuma kamwica. Uzikara umuntu warokotse akarokoka ni accident ya moto. Yamaye. Use ntabarokotse ku iseta. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo rero icyo Imana yadusigarije itwimana nukugira ngo dukora amateka, nukugira ngo dukora iby'ubutwari, twambara imbaraga no gukomera gukomeye. Uturebye adutinye avuga ngo abantu bafite Imana, kimenyetso barayigaragaza. Ikibazo ni kimwe. Haleluya. Yesu yabivuze neza ngo nuhanura ugantura ku musozi ntibakumve, uzajye ku wundi. Yesu yaduciriye umuvuno. Avuga ati nuvuga abantu ntibumve uzigira ahandi. Nanjye ni mahanura ntimwumve nzajya ahandi. Nzajya navuga ntimbaye missionnaire.
ntibaye nzagaruka kubasura, siga abashumba ntibaye misiyoneri, muzabipinga ko muzaba mwamenyereye. Kandi ningera handi nkavuga bazanyakira, nzagende mva kumushaka kurwanya Imana. Hose muzamusigaranye ba reveranda hangaha nyine. Ngiye kuba misiyoneri, ngiye kuba misiyoneri mu buryo ngo gendere rwose. Haleluya. Mbohereza se mugende, mwebwe mugende. Haleluya. Haleluya, haleluya. Erega ubushake bw'Imana bufite ukuntu bunyura ahantu hagoye. Shatunyura mu bintu biruhije. Ariko hahirwa uwihanganira ibimugerageza ko namara kwemerwa hari ikamba azambikwa, hari izina azahabwa, hari icyubahiro azabona. Natwe tubaye abo kubahwa bitewe nuko twihanganiye ibyaturuje n'ibyatugerageje kandi tugatambuka neza. Ibisigaye mukomerere mu mwami n'imbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Pawulo yavuze neza amaze kubona umusirikare w'Umuroma yambaye umwambaro ari ahantu mu nzu y'imbohe afunze, ngo aramuhera hasi amugera hejuru, ngo ahita ahumekerwa amuganirizwaho. Kandi avuga ngo maze ngo ibyo ari bubwirwe abibwira ababo ati mukomerere mu mwami sha, mwambare intwaro zose z'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Intwaro z'Imana si ugukomera mu mwami gusa, mwambare n'intwaro. Mugire intwaro mugira. Abasirikare ba Yesu bagomba kugira intwaro nk'uko abasirikare b'isi nabo bagira intwaro, bagira umwambaro bambara, inkweto zikomeye, ingabo zibakingira igituza za antibare, ingofero za helmet zitapfa gukubitwa n'isasu ngo ryinjire ariko gakiza. Haleluya, haleluya. Inkota icyayi cyane aryo jambo ry'Imana. Kandi uhagarare wemye ngo kandi ikibi ni cyiza gisanga uri tayari, kuko turwana n'abakomeye n'abatware. Turwana nabo ni imyuka y'ahantu. Muvuge ngo ahantu. Ngiye kurangiriza ahantu dusenge tuvuga ngo twambaye intwaro zose kugira ngo aho tuzagera tuzarwane n'imyuka y'aho hantu. Turi tayari guhangana kandi tukayirangiza. Nibihe nubwo byaza bikihindukiza bizasange turi abasirikare bahagaze neza, twambaye intwaro zose zo guhangana n'ibihe. Muvuge ngo amina. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo muhagare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tutarwana n'abambaye inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'abatware n'imyuka y'ahantu. Muvuge ngo y'ahantu. Ubu no mu Rwanda hano hari imyuka turwana nayo. Abanyekongo barwana n'abanyekongo hakuryaho. Aho ugeze hose usanga hari imyuka y'aho hantu. Icyo usabwa ni ukuba wambaye intwaro zose kugira ngo ubashe guhangana n'imyuka y'aho hantu. Imyuka y'icyo gihe usohoyemo, y'aho hantu uhagaze, y'abo bantu urimo. Kuko Imana itanga intwaro zijyanye n'ahantu ugeze. Uvuge ngo amina cyane. Nugera mu rugamba rwo kurwana na za burende, izaguha intwaro zihangana na burende. Nugera ahantu urwana n'indege, izaguha intwaro zijyanye n'indege. Nugera mu mazi, izaguha intwaro zijyanye no mu mazi. Nuvuga ngo Imana igomba kuguhereza intwaro, iduha intwaro zibasha guhagarara neza zidatsinzwe n'uburiganya bwa Satani mu birere byose, mu bihe byose. Muvuge ngo amina. Nuko nahumekewe bandugu. Twambara intwaro dukomere, tuba abasirikare ba Yesu, tuba abakristo bazima bambaye intwaro, tutabaye abasirikare b'icyitiriro. Yewe nshuti yanjye, wakubona na Bibiliya ariko yakubita ikirenge hasi ukiruka biruka yita. Uhagarara neza, ubashe guhagarara ufite inkota. Mukristo ngo yaraguye agwa ukubiri n'inkota. Apolo aramwibesha haraza mutandagara hejuru ati ya mukristo. Kweli ubuzi buhagazemo uruvu ugifite ibyiringiro byo kuzagera Siyoni. Naho uri nuko umeze uko. Ngo yibuka ko yaguye ukubiri n'inkota. Ngo ariko ngarambura ukuboko buhoro. Apolo niwe ari mu munezero avuga ngo yanesheje. Reka nkubwire, Satani ntakwishime hejuru
ngagire ngaragufite ntago agufite humura vuga ngo amina cyane ngo arambura ukuboko buhoro buhoro agira cyangwa asingira ikirindi cy'inkota ngo arangije ngayicumita poro namutunguye ngo amuva haragenda amanuka agwe pfiyo mu manga ngo aravuga ngo umwanzi wanjye ntunyishime hejuru naho ndi hasi uyu munsi ejo nzobongera mpaguruke vuga ngo amina cyane inkota ni ijambo ry'Imana uzarihagararemo uzahagarare mu cy'Imana yakubwiye ukizereremo Imana izarema mu buryo ngo izarema nibera kugira ngo uzabaho kandi uzabaho kubahwa izabikora uko ariko yambwiye ndi kuri mahoko yamwe ngiye kugukura aha hantu kujyane ahandi ujye kunkorera ndabona Imana ntuzansuzuguza abasivili fate Bibiliya yishati kora ibyo twari tuzi nyine inkweto yanjye ibikibonde kweri yo iravuga ngo nzakugira uwo kubahwa ndasuzuguritse reba n'ahantu mpagaze mu mawuwa mu byo mu mawuwa ariko nabashyize iki kiwa hano n'Imana imuha umugisha n'ukuri kw'Imana shatse nawe hagararamo hagati haleluya ibirari Imana yabivugaga ibireba je ntabibona Imana ibyo irimo ivuga nturi kubibona ariko biriho birahari hari ibindi bihe byiza bihari hari ikindi gihe cyiza gihari hari undi musozi mwiza w'igikundiro haleluya hari irindi jambo ufite ejo hazaza uyu munsi ntaryo ufite nta n'iryo wumva ariko irivuze iraribitse izarishyira mu kanwa kawe urivuge Mana ishimwe mu masezerano ufite hari na korari nzajya ngendana nayo muvuge ngo ngendana nayo burya mujya muririmba mbareba abo nzajyana Imana irabazi ntangiye kuvuga ngo ndabazi ntabwo njye mbazi ariko Imana irabazi korari nabibwiwe kera 96 bamwe bataranavuka muri mwebwe nzahagurukana nayo nkajye njya mu Budage no mu Bwongereza urashaka kuvuga iki se bivuze bitaraba tuzajyana logo ya Bethesda buriya ntabwo muzi nicyo ari cyo buriya ni Bibiliya ifite umwuka ifite akanuma kayihaguruka igiye kuzenguruka isi abo tuzajyana haleluya ko muwe mwese hano tuzahasigiye nta masezerano y'Umwana ni nk'uko Imana yavugaga urusengero rwiza rufite hasi no hejuru w'igisenge kirekire akanuma kagenda mu aramasikara detail gro reka mubwire iyo utazi ibintu iyo byaturutse n'Imana ibivuga bitarabaho ugira ngo ni intuzi muvyo ngo ni intuzi kugira ngo ni imikino mbega ibi bintu Imana yabivuze bitaraba shima Imana ko hano mazuzu turi kumwe ratata cyagihe yavugaga bya bindi akanuma yanjye nk'uburebure kari hariya tu ukari bumanukira arazivuga mutu muvyo ngo indimi karahari mu byo akanuma k'umukore kari hano Imana yavuze bitara hari n'ibindi bigiye kuba rero bwira mugize ngo ufate iyo ntebe hakiri kare urabona rero hano nibaha agaciro uhamaze igihe uzaza ukererewe nusanga baje kare bazaguhagurukira ngo nukuru wa hano wakera iyo ntebe ntukerwa kuyicaraho hari abantu baje kuyicaraho n'akazi kawe simpanuye cyo bukuyireba iyo ntebe nutinda uzasanga bayicayeho kuko hari abakeneye kuza kumva Imana wowe warayimenyereye ukaza amasaha 17 ashize uzicara kuyanyuma ushide ukuri inyuma y'idirishya kandi Imana ntago izabihomba izabirimo igukosora muvuge ngo ikosora muvuge ngo ikosora nkunda bashakana umwete bose bazambona komera Imana amashyi n'ubyumvise neza mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani kandi ku munsi mubi intwari muvuge ngo umunsi mubi muhagarare mutsinze munesheje rwose ngiye kubasengera kugira ngo mwambare intwaro z'Imana no mu maso ya Satani najya bareba agira ubwoba avuga ati aba ni ubwoko bukomeye ni ubwoko budatsindwa ni ubwoko butavumika aba nubwo twabarwanya tukabakubita iburyo n'ibumoso ariko ntibatsindwa narayingize uzuzi
ngeze inzozi nazigize mu gitondo, njyanwa ku musozi yaho iyo ngiye iwacu aho nabaye. Buri muntu wese Imana igiye kumuganiza mujyana iwabo, bwira mwiza ngikujyana iwanyu cyo kukwigishiriza nuko noneho ngo mbona umuntu waruragiye kandi yararagiye umukumbi. Muranyumva neza? Yararagiye ni nabonaga rwose yararagiye n'inka. Hanyuma ngiye kubona mbona sizi inka zo yararagijwe, mbona rataraye, mbona aragiye yigiriye mu bindi, agiye mu bindi, muvuge ngo mu bindi, avuye mu byo yashinzwe, yaragijwe, yakoraga, yahawe, mbona agiye mu bindi. Namurebaga ndabwira ngo muramubona, ntimudamubona, mbona inka zigiye gutya nawe agiye atya. Ngiye kubona mbona muzi ipine y'imashini ya tingatinga, kira gipine kinini gifite cya gipine kinini cya tingatinga, murakibona? Mbona inzoka imeze nk'iyo pine. Nabirose iri joro bujya gucya, nasenze Imana neza ngo ibanze bimbwire neza. Hanyuma mbona icyo kintu mbona kirizinguye, mbona n'inzoka, mbona ikurikiye wa muntu. Noneho ibanza kugenda buhoro kwa kundi inzoka igenda igira gutya. Noneho ngo kubera ko wa muntu nabonaga adafite umutima wo kugaruka, mbona cyacoka gihawe imbaraga zo kumera n'amaguru, kiramwirukankana. Kandi filime yarangiye mbona gisa nk'ikimugezeho. Murabyumva neza? Numva ndabwiwe ngo ubundi yarindwaga kubw'umurimo yahawe, none yarawuretse yigira mu bindi. Niyo mpamvu umwisha amubonye. Mbariza ngo habari gani? Mbariza ngo bite byawe? Uri mu by'Imana yaguhamagariye cyangwa uri mu bindi? Uri mu mukumbi, uri mu murimo Imana iguhamagarira, cyangwa wabiteye umugongo wibereye mu bindi? Inzoka iteye ubwoba Mama Zuzu nayirebaga. Imana yakuzigamiye, yakurengeye, yakwimanye, yagira ngo mu gihe nk'iki uhagarare mu murimo mwiza, cyangwa babonye tere yo kwica, kurimbura no kumaraho. Inzozi nazirose muri iki gitondo. Ndabwirwa ngo abana bataye umurimo wanjye. Dore cyabaje kugenda gutya, kigenda gutya, ukabona nyine ni na kinini kugenda kirangira ngo gihabwe imbaraga, mbona kigize n'amaguru n'amaboko, kirukanka noneho gifite amaboko n'amaguru kandi kuri speed ndende. Gusa ntago cyamucakiye ngo mbone kimufashe, ariko nabonaga neza speed gifite n'imbaraga zuriya muntu wataraye ntaho bihuriye. Imana iturinde umubi, Imana dusubize mu murimo, Imana duhe gukora umurimo twahamagariwe. Sinzi impamvu Imana ibinzaniye none ahangaha. Hagarara neza, ube umusirikare mwiza kandi wambaye intwaro zose kugira ngo ubashe kurwanya umubi. Kandi reka nkubwire, ikirere cyose gifite abatware, gifite imyuka. Ntabwo iyo myuka wayirangiza, ntiwanayishobora, ntiwarwanya ngo uyirangize cyangwa se witsinde utambaye intwaro z'Imana. Nkorera mu kiganza cya mugenzi kuvuga ngo uyu munsi wiyubake wambara intwaro z'Imana, ubashe kuba intwari, ubashe gutsinda Satani n'abadayimoni. Muvuge ngo amina cyane. Nibwo uzaba intwari n'igihugu kikakwirata, nibwo uzahagarara n'Imana ikakwirata mu bandi bantu. Nibwo amahanga azavuga ngo u Rwanda rufite Imana, kuko hari abantu b'Imana bahari.
ndagira ngo dusenge Imana. Kwibuke twiyubaka, kandi nitwibuka bitume dutekereza icyo twakora kugira ngo turushe gukomera. Haleluya, 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 haleluya. Ubu rero genda ifiyeri ko ndi umunyarwanda. Mbariza mugenzi wanjye, unejejwe nabyo wowe? Mumbariza tubenejejwe nabyo? Ariko icyo ntabwo ari cyo ku munwa, ntabwo ari cyo ku munwa gusa, ahubwo bigomba kuba biri mu mutima, indani mu ndiba y'umutima wawe. Kandi Imana icyo nyikundira ni nyakuri, ikunda n'umuntu ukoresha ukuri. Waba uri umunyantege kuvuga ati ni ukuri, intege ziri hasi, Mana ntabara. Samusoni ngo imbaraga zimaze kumushiramo, ngo bamuzanye ngo bamugaraguza agati muri stade, bamunokoyemo amaso, ngo araza ngo hano yari ari hagati y'inkingi mwikorezi z'iyo stade, bazi ko imbaraga za Samusoni ntago zanyeganyeza stade. Bamukuyemo amaso, imbaraga zarashize, umusatsi bawukuyeho, nta kintu kizima baramufite. Ngo ariko arangije ngo yegera za nkingi, ngo abwira Imana, muvuge ngo tubwire Imana, ngo abwira Imana avuga ngo ntiza imbaraga aka kanya, wongera ungarureho imbaraga aka kanya, mporera amaso yanjye. Mu yandi magambo, nsohoze icyo washatse ko nkora, kuko ubundi yashyiriweho kugira ngo azarangize, azakora ibintu Imana yashatse kera nubwo yarwanijwe. Ngo arangije akagira rya, babona arimo arafata inkingi niyi, avuga ati se bari mu cyarimo aratibita abapfu. We reka nkubwire, nubwo wabona uhenu urusenga wunamye ugira gutya, ushaka ugira cyo kubita ngaha, uri muregera inkingi mwikorezi, ugiye gukubita hasi Satani n'abadayimoni n'imbaraga z'umwijima, kandi cy'Imana yashatse kigiye kubaho. Muvuge ngo amina cyane. Imana ntihomba. Babona wavuye gucuruza iby'igiciro, wasubiye muri mucaguwa hariya, cyangwa mucaguwa ntikibaho, wagiye guteka amandazi, bati yo ageze mu mandazi, ahubwo uraje nibakwitege, nibakwitege inshuti yanjye. Umva yewe gato cyane, ibyo ukora bidasobanutse Imana yabikoreramo amahanga agatangara. Upfa kuba uri mu by'Imana ishaka. Mugerageze kuba mu by'Imana ishaka, ntimutere umugongo iby'Imana ishaka. Igihugu cyacu Imana izakigeza kure. Itorero yavuze ngo igiye kurikuraho igisuzuguriro. Numbaza igisuzuguriro gihe ari ukuntu kimeze. Ubu kuvuga ngo uri umurokore bahita bagutekereza bati ni babandi, kuko bajya babona kuri za YouTube. Ariko sharika nkubwire, injonjori, ibipfu n'ibizima bigiye gutandukana. Mwabyumvise ariko? Yampaye. Mbwira bumva. Bwira mugenzi wawe ngo hagararamo neza nubwo utavuga, wihagararemo gusa. Haleluya. 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 Imana iravuga intsinzi, iravuga amahoro, iravuga umunezero, iravuga iterambere, iravuga imbaraga zo mu mwuka. Wowe nubwo utagira ikintu, hagararamo kuvuga uti ndi hano, umunsi Imana yamanuye imbaraga, nanjye sinzasigara kuko ndahari. Udahari igiti ntikimugwira. Ntabwo uzarya iby'Imana utabirimo. Aro. Haleluya. Haleluya. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo rero ibisigaye mukomerere mu mwami, mwambara imbaraga zose, twibuke twiyubaka. Umusirikare yambara intwaro mu buryo bumwe n'ubundi, ntagapfa kabura ngo zihite zimuzaho. Ahera ku nkweto, kambara ipantaro, kambara icya antibar, ingofero, kikoginga, akagenda.
iki ni igihe cyo kwambara intwaro rero. Bwira mugenzi ngo ambara intwaro zose z'Imana. Nta kindi cyakurengera, nta kindi cyagukiza imyuka y'ahantu uzagera hose. Ngo njye mvuye mu Rwanda n'akazi gahari, ubukene i Burayi nta kibazo, utu tujobo kabisa ukabona amafaranga amadolari akaza. Ariko hari urundi rupfu, hari abandi batware bari mu kirere, hari indi myuka y'ahantu yaho uzahangana nayo. Umuntu umwe ejo bundi twarimo tuganira avuga ati nagize umugisha ngajya muri Canada ahantu hirya kure haba ubukonje budashira. Ngaragenda yabwiriza aravuga ati ngakubitana n'abanyarwanda bavuga ati mva Imana yaduhaye byose, yaduhaye amafaranga twohereza n'iwacu rwose twubatse amazu, ateko nta bugingo dufite. Duheruka ubugingo tukiri i Rwanda. Ati rero umukozi w'Imana dusengere. Aravuga ati nukuri kw'Imana muvugishije ukuri, icyo mwifuzaga Imana ikibakorera. Urumva bafite ibiryo, hambagazi zirahari, urumva imodoka nziza 0 kilometero zirahari, ariko bati nta bugingo dufite. Ati dufite amafaranga pe, tuko nta bugingo. Twarimo tuganira ejo bundi, ati ahubwo utubwire n'abandi bakozi b'Imana baze badusengere. Ntinanjye uzanjyana, uzababwire bantumire, mbabwire Yesu ko ari umwami. Vuga ngo amina cyane. Haleluya, 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 haleluya. Shaka kugenda, haleluya. Hari imyuka, ambara imbaraga, ambara intwaro z'uburyo bwose. Naha hari imyuka, ambara imbaraga. Amen. Uwafashijwe navuge ngo amen. Twibuke twiyubaka. Nk'itorero hari intwaro tugomba kwambara. N'ubundi si nayo igiheganwa mu ntwaro. Kavanga bafite ibitwaro bya kirimbuzi, ngo bafite 80, abandi bafite 120, ngo bari bageze kuri 400, bagahora bahiga mu ntwaro. Reka nkubwire, natwe nta kizatuma dusigara rero. Reka tuye duhiganwa na Satani ngo dufite intwaro, uko uzaza kose tuzagutsinda mu izina rya Yesu. Twikwije kwizera, ingofero turakwese, turamaramaje rwose pe, utubonye abona ko twamaramarije muri Kristo. Ikindi inkweto turakwese, inkota turayifite, tuyizereyemo, iracumita igahinguranya. Uwiteka aduhana umugisha uyu mugoroba, tugiye kwambara imbaraga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndasaba ko Imana igutraininga nka Dawidi mu ishyamba. Uzaza ukora ibitendo bazamenye kubaho nawe. Nta wari ukuzi, ariko imbaraga z'Imana igiye kugukoreshereza ahantu kereke para ahantu abantu batazi wambariye imbaraga. Uzaza utsinde Goliyati imbere y'abami n'ibikomangoma, bazagushyira hejuru nk'imyeri z'i Lebanon. Uzashyirwa hejuru pe, ndaguhanuriye. Emera wambare intwaro hari ahantu. Abantu bakunda kumenyekana, ntago nicaye imbere, ntibamenye, ntibampamagaye, ntibamvuze, barakuvuga mwiki. Itoreze hirya uzaza usiga aba general. Yamaye. Ndahanuye cyangwa simpanuye? Itoreza ahantu abantu batazi, bazakwibeshaho bagira ngo uri umwana, naho kumbe urimo uraritura ingogo. Ibyananiye ibihangange ugiye kubikora wowe. Kandi bavuga ngo uri muto, uri umwana, ntacyo ushoboye, nta n'icyo uzi. Ariko igutraininga, ikwekipa, ikaguha ibikoresho, iri hirya aho ngaho ahantu batazi. Kuko aho usengera ntibahazi. Aho ujya kereke pare hatari ahangaha mu rusengero rw'abantu bose, ntabwo abantu bahazi. Aho niho twambarira imbaraga, twumvira n'ijwi ry'Imana. Mu cyumba cyawe usenga wumva icyo Imana ivuga, ukazaza ahangaha ufite isezerano. N'ahangaha ni bya rubanda rwose. Haleluya. Haleluya. Imana ikunda isengesho ry'ahantu ha wenyine. Kumva icyo Imana ivugana nawe. Ndavuga iwawe mu cyumba, sinkohereje mu misozi no mu mataba. Uretse ko nawe ugiyeyo byemewe. Muvuge ngo byemewe. Aho bitemewe ntukajyeyo. Ariko nka muri jaride, njya mbona abahungu baba bari muri hikaya baba. Ndabona buriya Imana igiye kuvuga se. Njya bareba hano. Bakora amadefile hariya hirya. Batari mu rusengero aho hirya. Bari gutunganya ikirere. Ukaza hano uri umuriro.
uje yibeshe rero badayimoni bagafatwa mpiri, bafatwa mpiri n'amasengesho umuntu asengeye hariya muri jaride. Simbabwiye ngo muri jaride no hari Imana gusa. Haleluya. Abati bishop yatubwiye ko hari Imana. Reka njye none nahura nayo. Oya, senga aho usengeye hose, imbaraga z'Imana zirakuzaho, Imana iguhereza intwaro. Ikirere cyose uzageramo uzakidomina mu izina rya Yesu. Mwakira ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga. Haguruka mwanya wawe ngusabire. Harako navuze ntuzatarare, ntuzasiga umuhamagaro, ntuzave mu by'Imana yaguhaye, ntuzarekure inshingano wahawe ngo utarare ujye mu bindi. Nabonye hari umubi kandi yagira imbaraga cyane ku buzima bwawe. Ahubwo Imana irinze umukozi ku murimo. Umukozi ku murimo Imana iramwemera. Cyatumye Imana igusigaza kwa kugira ngo mu gihe nk'iki uyikorere kandi neza, kandi uyikoreye neza imuhemba neza. Haleluya, haleluya. Ukajya ku kazi mu mirimo dushinzwe dukora hano hanze, ariko ukamenya ko hari iteraniro ry'abera ukarizamo, kuko uri muzima nturwaye, ufite uburyo, ufite mini zo kugera aha ngaha, ufite tike cyangwa ufite imodoka yawe, ufite ya moto. Aha, nukora ibyo Imana yarahiye ntacyo uzaba, nta n'icyo ababi bazagutwara, n'abakurarira ijoro ntago bazagukoraho. Ahubwo uzajya ejuru ushyirwe ejuru bareba, izategura ameza mu maso yabo. Muvuge ngo amina cyane. Ubu rero kuva uyu munsi wa none imbaraga mugiye kwambikwa nizo gusohoka aha ngaha n'umunsi w'ejo, nihagenda abacika intege kubijyanye n'amateka bijya bitugora bikarushya na benshi. Uhaba intwari kuko ufite intwaro, kuko wambaye. Nutentebutse umukubita ibitugu mu buryo bw'umwuka, umusengero, umusabire, n'umuganiriza agarura ibyiringiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ejo bazabone mu bantu b'intwari barimo bahagaze nebemye, bavuga ngo Imana yatugiriye neza, yaratwotse, twarubakitse. Ahubwo tugiye gukoreshwa iby'ubutwari n'abanyantege nke, mubashyire ku bitugu, mubafashe. Ejo n'ejo bundi, n'ejo bundi buri iminsi yose iri imbere aha ngaha. Ubwira Imana ngo mwami uranzi, uranzi kandi uranzi cyane. Kandi uranzi cyane. Haleluya. Irindazi kugira ngo ribyibuhe, ribyibushywa n'iki? Ribyibushywa n'iki? Numu? Imana igiye kubashyiramo umusemburo utuma mubyimba kabisa. Hari akantu Imana igiye kubashyiramo muri iri sengesho, hari umusemburo w'Imana isutsemo. Muvuge ngo amina cyane. Umva, bwira mugenzo ngo ugiye kumbona nabyimbye imbere y'abadayimoni, ni ingunzu n'imbwebwe n'abazimu. Satani wanyibeshagaho azi ko ndagafuka ivugwa rimwe, ngiye kumubyimbana kubw'umusemburo w'Uwiteka Imana ishyize muri ngewe. Kandi ugiye guhindura n'isura. Irindazi rijya mu mavuta ari umweru, mu kanya rigahindura isura. Muvuge ngo mu kanya turahindura isura, abadayimoni baduhunde. Kandi ukugera kure cyane niko Imana igushyira kure cyane. Humura, Imana yaramishuriye. Muzi ibirunga biri haruguru, ibiri mu Rwanda ni bingahe? Geography baracyayibuka. Haleluya. Abana bato, u Rwanda rufite ibirunga bingahe? Bamwe bati 5, abandi bati 6. Ikirekire ni iki? Karisimbika ni Kamikeno. Yesu Kristo. Olivier, uzi kutubwira zaburi gusa, ubu ikirunga gisumba ibi nagukize. Ni Karisimbi. Imana ko nayigezeho. Haleluya. Hejuru. Uzi ko nageze, umbonye wamenye ko nageze kuri Karisimbi wowe. Murakina. Dufite aho twanyuze mwana. Nayigeze hejuru. Haleluya. Hejuru.
inyereka iyo misozi, inyereka umusozi muremure, umusozi muremure. Haleluya. Irambwira ngo yo ntago ari umusozi muremure mu yindi misozi. Iravuga ngo nabakunze urukundo rutagira akagero. Ko twasoma ngo nabakunze urukundo rutagira akagero, nzabasumbisha amahanga. Nabagarutseho mfite imbabazi nyinshi cyane, nzabubaka mwubakike, n'amahanga nabareba batinye. Ako murakira cyangwa ntimuri kwakira? Yenyabanga amasezerano y'u Rwanda, amasezerano y'urugamba n'ay'u Rwanda, ay'u Rwanda n'ay'u rugamba. Vuga ngo nayanjye. Muvuge ngo turaza kubabyimbana rero. Muvuge ngo dayimoni tugiye kubabyimbana. Yewe we. Dayimoni turabyimbana, amahanga tuyabyimbane, duhinduke nyereka risimbi kamike. Neza, muvuge ngo neza neza. Pe isi shire bakwibeshagaho babone pe bazakwikubita imbere niko Uwiteka avuze. Kandi Imana ishimwe ko igambiriye icyo izabisohoza ityo. Natwe turi tayari ngo tubihagararemo. Abari tayari muzamura amaboko rero. Urakoze Uwiteka umwami nyiribihe. Uyu mugoroba n'umugoroba udasanzwe wo kwambara imbaraga no gukomera, gushyirwa hejuru y'imyerezi y'i Lebanoni, kwambikwa intwaro zose z'Imana, kugira ngo tubashe guhagarara ku munsi uruhije kandi ugoye, duhangane n'ibirere birimo abatware b'umwijima, birimo imyuka y'ahantu aho ariho hose. Duhagarare dutsinze rwose, nta n'uburiganya bwa Satani bubashe kutugiraho ubutware cyangwa se ubushobozi. Nyemerera wambika imbaraga abahungu n'abakobwa bawe. Uyu munsi basohokana imbaraga zinesha, umunsi basohokana imbaraga zitsinda, uyu munsi bahangane n'isi n'umubiri n'umubi, umunsi bakubite hasi imiyaga n'imyuka y'uburyo butari bumwe, kugira ngo bahagarare banesheje rwose kandi bafite ibyiringiro by'ejo hazaza, kuko bavuzweho n'Imana. Kandi natwe ubwacu u Rwanda uruhire, uruhe umugisha, urugirire neza, urukomeze. Turimo turibuka ibihe bibi twanyuzemo byatwaye abacu, ariko bidusigira imbaraga, bidusubiye kwibaka bifatika, bituma dushyirwa hejuru y'imyezi y'i Lebanoni, bigatuma dusumba amahanga menshi bitewe n'imbaraga z'Imana yacu. Kuko wavuze ngo nzabubaka mwubakike, utwubake twubakike nk'u Rwanda, kandi ibindi bihugu nibireba bitinye, bimenye ko aho twageze habi ari naho wadukuye utugejeje ahandi heza cyane, kandi ukomeje kutugeza n'ahandi umwana w'umuntu atatekerezaga atibwiraga. Uko niko biri. Ugire neza abahungu n'abakobwa bawe, ubambike imbaraga n'inkomezi, buzure umwuka wera, amaso yabo ahweze, amatwi yabo yumve, kanwa kabo intananya z'ururimi zigobotoke, bavuge kugira neza kw'Imana aho bageze hose, kandi ikirere cyose bagezemo bakidomine mu izina cya Yesu, badakubitwa hasi n'imiraba n'imiyaga n'abazimu n'abadayimoni, ahubwo ijwi ryose rihaguruke kubarwanya uritsinde, kandi ibirenge byabo aho bakandagiye uhabahe, uhabagabire, maze bimenyekane ko duhindutse ubwoko bukomeye. Urakarama mwungeri mwiza, urabikoze, natwe turagushimiye, tugukomeye amashyi, tugukura ubwatsi mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Tera haleluya, wakira imbaraga zisumba byose. Tera haleluya, wakira imbaraga zisumba byose. Kora mu kiganza cya mugenzi wawe ngo umukozi ku murimo Imana iramwemera. Mubwire ngo Imana ikugeze kure. Imana ibahire, ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka twongere dukomere